Hi guys, okay, so nkuko nari maze kubabwira mu kanya iyi video duvuga ngo nimbo uguye kuri no video haraka video gato nabanje gushyiraho kabasuhuza kababwira ko nagarutse rero nimba utarakareba ugende hariya ukarebe nimba umaze kukareba thank you so much. So yeah, reka dutangire. Mbere ndashaka kubasaba imbabazi kuko nagiye nta kintu mvuze ariko n'ubuzima bwantwaye, right? Nimba utarebye ka video kabanjije n'ubuzima bwantwaye n'ibindi bintu nyine umuntu abatekereza biri bya affecta santé mentale y'umuntu, ugasanga nyine birakudindije ariko nta kibazo ubu ngubu ndagarutse cyangwa nuko ngarutse sibyo ra. So yeah guys, nanone ikindi nashaka kongeraho mbere yuko ntangira nuko hari amacano ageze kuri abiri cyangwa atatu. Iyi imwe okay, channel ya mbere nshaka kubanza kubabwira nayidekuviye muri buka igihe nababwiraga ngo nzabakorera video yo gukora CV zo muri Canada. Iriya video niyo ya nyuma na postinze ariko iriya video yo gukora CV zo muri Canada nzayikora kandi nzayiba ndabibijeje sibyo. So ndashaka kubanza kuba presenter channel yitwa Kwimukira Canada TV. Iyo channel ibabwira neza n'ubwa mbere umva aciyemo amezi ane nyidekuvye ariko n'ubu ngubu ndacyajyayo nkigiraho. Rero iyi Kwimukira Canada TV nta muntu wayintumye, nta muntu wantumye, ntago nyirayo ntago tuziranye, nta nubwo tumubona muri video ngo yenda umvuge ngo yenda n'umuntu nzi, ntago ari umuntu nzi, ahubwo nuko ibintu ashyira kuri channel yiwe ni ibintu bizabafasha cyane. Rero ndabashishikariza cyane kujya kureba iyo channel yitwa Kwimukira Canada TV. Irimo information nyinshi cyane z'uburyo wakwimukira muri Canada, z'uburyo washaka akazi muri Canada, z'uburyo donc we ajya no muri profondeur hakabisa. Ngiye nahise nanamwandikira muri commentaire ndamubwira nti nubwa mbere mbonye umuntu w'umunyarwanda usobanura neza cyane buri detail muri detail kandi akabisobanura mu Kinyarwanda, agasobanura neza uburyo wajya mu kigo ukiyandikisha, wajya gushaka akazi ukajya kuri site internet ukoherezaho CV yawe ikoze mu buryo bw'abanyekanada, nawe afiteho na video akora CV. So ndabashishikariza cyane kujya kureba Kwimukira Canada TV. Iriya channel iriho umva ni channel iriho information nyinshi cyane, mwiyungura ubumenyi kuri iriya channel umva. Ahubwo nyirayo yiyerekane tumuhe igikombe kuko wakoze akazi gakomeye kandi n'ukuri keza cyane, ukomereza aho ngaho. Kwimukira Canada TV sinabibabwira ngo ndangize. So muce hariya muze kureba, hari yindi nayo channel nabigumanye mu mutima ufite ibi byose ndi kubabwira ni ibintu nashakaga kubabwira muri video yagombaga gukurikira ya indi bushize. Donc hashize amezi ane ariko byangumye mu mutima ndavuga nti video ya mbere nzongera gukora nzahita mbabwira izo channel ebyiri kugira ngo mugende mumanze muzirebe hanyuma dukomezanye. Iyo channel ya kabiri rero yo yitwa Trek Tours. No munyarwanda nawe udutembereza, hari video yakoze adutembereza mu Rwanda, adutembereza za Nyabugogo, atwereka hari n'indi yatweretse hanze y'u Rwanda. Umva ariho nyina ama video ari interessant, mugende murebe umva aba bantu ko rwose uko ari babiri mugende mubarebere, mu subscribing mu supporting channels zabo kuko ziriho ibintu biri très interessant. Ngiye narabikunze en tout cas nimba ndi kubiba recommanda nuko nabikunze. So yeah, hari izindi channel nzagenda mbabwira buke uko nzagenda nkora video, ariko pour aujourd'hui ndashaka kubashishikariza kureba izo ebyiri, mugende mu subscribingeho, mugende muzirebe muri ama video yabo. It's very interesting. Reka no dutangire video. Programme nshyashya nshaka kuba present no munsi ni programme imaze yasohotse hashize nk'amezi 3. Iyo programme rero nigabanyiriza ni programme yashyizweho na gouvernement ya Canada igira ngo yorohereze abanyeshuri bashaka kuza kwiga ino, kuko nkuko nari narabibabwiye iki gihugu gikeneye abakozi, donc kiri en manque y'abakozi muri programme zimwe na zimwe, muri secteur zimwe na zimwe, gikeneye abanyeshuri, gikeneye abantu en general. Rero barimo barashaka uburyo bajya kurekrita hanze y'igihugu, muri Afrika, Europe yose, donc ahantu hose bashobora gukura abantu bakabazana muri iki gihugu kugira ngo bagiture bagikorere bien sûr kuko ntago ari uguturamo gusa. Rero inaha ngaha nkuko nababwiraga bashyizeho programme nshyashya igomba gufasha abanyeshuri b'aba étranger, abanyeshuri baturutse hanze y'igihugu kuza kwiga inaha ngaha
ku biciro bingana nk'ibyo abanyeshuri bafite citoyenneté cyangwa se bafite residence. Rero iyo ufite ubwenegihugu cyangwa ufite residence permanente uriha amafaranga make cyane, make kabisa nta naho bihuriye, make cyane compare y'umunyeshuri w'umu étranger. Rero icyambere mugomba kumenya kugira ngo yandikishe muri no programme deja cyangwa se secteur ziri vize ni programme nshyashya yo kugabanyiriza ibiciro abanyeshuri baba étranger. Programme ya mbere ni domaine ya santé, donc secteur ya mbere ni secteur ya santé, secteur ya kabiri ni technologie de l'information muri génie mécanique, génie yo yose iri vize. Harimo éducation, harimo service de garde éducatif à l'enfance, nibyo nababwiraga by'ama daycare, ndaza kongera kuzandika hano kugira ngo bibe plus clair. Donc technologie de l'information, le génie yari yose, génie civil, génie mécanique, génie yari yose, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatif à l'enfance. Ubwo ibyo byose ko mbitondekanyije ni zimwe muri secteur zifunguye ku bw'abanyeshuri baba étranger kugira ngo baze bige ariko bigire ku biciro nk'iby'aba citoyen, nk'iby'abanyeshuri baba citoyen cyangwa baba resident permanent. Rero abo banyeshuri bagomba kwiyandikisha, bagomba kujya kwiyandikisha hanze ya Montreal. Iyo programme irareba province zimwe na zimwe. Guys, désolé nibeshye, nashaka kuvuga region zimwe na zimwe. No kuvuga ngo no programme irareba region za Quebec, province donc ni Quebec yonyine bireba, ariko region zitandukanye za Quebec. Ahantu hose nagiye mvuga ngo province nashaka kuvuga region, ariko province bireba donc no programme ireba ni Quebec, uretse ko ari mu ma region atandukanye. Nzagenda mbisesengura. Mana we Imana ifashe iyi kamera ntizime, ariko nyine iyi programme irareba province zimwe na zimwe, ntago ari zose, nazo nzagenda nzibabwira mu ma video azaza. Donc iyi ni nka introduction kuri iyo programme nshyashya gouvernement yashyizeho. Okay, kugira ngo rero wiyandikishe muri izi programme ugomba kuba uri umunyamahanga, no kuvuga ngo ntago ugomba kuba uri umucanadien cyangwa se umu resident. Ugomba kwiyandikisha établissement cyangwa se mu kigo cy'amashuri, gishobora kuba ari cégep, université na formation professionnelle nayirimo, donc diplôme d'études professionnelles nayirimo. No kuvuga ngo nzagenda mbisesengura mfata buri cyiciro mbabwira aho wakwiyandikisha. Imana izashoboze gusa byose mbikore neza. So ugomba kwiyandikisha mu kigo cy'amashuri cya cégep, université cyangwa muri formation professionnelle. Icyo koze ntago harimo secondaire, no kuvuga ngo ni ibyiciro bya nyuma ya secondaire. Bijyanye nyuma ya secondaire, ufite diplôme ya secondaire ushobora kwiyandikisha muri izi programme tuzagenda dusesengura. Ugomba kuba uziga a temps plein, ugomba kuba uri umunyeshuri uziga ataravuga ngo nguje kwiga yenda iminsi 2 mu cyumweru ubundi yindi ukore cyangwa iki, ariko ugomba kwiga kuba uri umunyeshuri uri considéré nk'umunyeshuri wiga full time. Mbega hari abiga full time, hari nabiga part time. Rero ugomba kuba uri considéré nk'umunyeshuri wiga full time, nabyo yenda nimba ari ngombwa nabyo nzagenda ntanga difference. Ugomba kwiga en temps plein ariko mu kigo cy'amashuri cyigisha mu Gifaransa. Ndabizi yuko mu Rwanda habaye anglophone, ariko iyo umuntu ashaka kwiga ariga kandi akamenya. Nzi yuko Igifaransa n'ubundi nicyo twahereyeho, no kuvuga ngo abantu n'ubundi bashobora kuba bageze muri icyo cyiciro cyo kuba bakwiga muri université na cégep n'iki, n'abantu n'ubundi bashobora kuba baragizeho agasysteme k'Igifaransa ho gato. Nimba mutaranize muri systeme y'Igifaransa, nzi neza ko nimba uri umujene uba ushaka kwiga, ushaka kumenya, ntago wabura ufite kugeza muri 2023 kugira ngo wige byibuza agafaransa gakeya. Ntago ari ngombwa yuko biba Igifaransa kiri parfait nkuko nahoze mbibabwira, ntago uri oblige. Tuzabivugaho un peu plus profondément uko tuzagenda twavansa muri no sujet. Rero ugomba kwiyandikisha muri province ziri prioritaire muri no programme. No kuvuga ngo ni za province ndazidatuyemo abantu benshi cyane ariko zitari kure cyane nanone ya za Montreal. Montreal rero ntagirimo mbega. Nzagenda mbabwira ahemerewe n'ahatemerewe kujya kwiyandikisha. Naga ari muri province, ntago ari province, ni mumbabarire nakomeje kuvuga province ariko ni region, ni ma region nka za Abitibi, Témiscamingue, Trois-Rivières,
Rimouski, nzagenda mbabwira exactement aho mushobora kwiyandikisha amaregion ari précis gouvernement yemereye ko yakora yaba muri no programme igabanyiriza abanyeshuri b'aba étranger ibiciro by'amashuri. Iyi programme rero kugira ngo mbabwire ukuntu izabafasha cyane no kuvuga ngo umunyeshuri w'umu étranger ubusanzwe tuvuga nko muri CEGEP uri umu étranger washoboraga kuba wakwishyura $17,000 je pense ari $17,000 ku mwaka. Ariko ubu ngubu bigiye kwita bidropinga ku buryo mutanashobora no kumva a quel point biza dropping. No kuvuga ngo aya mafaranga ndi kubabwira ntago ari amafaranga akubeshaho, ntago ari kuyubuzima, ano mafaranga ni amafaranga y'ishuri gusa. Wibaze ko umunyeshuri w'umu étranger wabaga inaha yagombaga kurihirwa amadolari 17,000 yenda ku mwaka. Wibaze rero ayo mafaranga yose kuyatanga ku mwaka umwe 17,000 by'amadolari y'amanyekanada ubishyire mu manyarwanda c'est sûr que urahita wumva a quel point bihenze. Noneho muri université ubusanzwe umunyeshuri yashoboraga kuriha amadolari agera ku 24,000 by'amadolari. Rero ni byinshi cyane, ni menshi cyane, yari menshi. Rero bagabanyirije abanyeshuri kugira ngo baze bakomplete cyangwa se buzure mu mwanya wari vide muri kino gihugu, cyangwa se ahantu bagiye bakenera abakozi byihuse, ahantu bagiye bakenera abanyeshuri. No kuvuga ngo nuza kwiga inaha bakaguha visa étudiant, bashyizeho n'indi programme nayo nzababwira. Umva mfite ibintu nk'igihumbi nagiye nakwimira muri aya mezi ane ngiye, ariko mfite ibintu nk'igihumbi, information nk'igihumbi ziri kubyiganira mu mutwe wanjye ngomba kubaha. Ariko pour commencer iyo ni introduction y'iyo programme nshyashya. So mutangire mu bitekerezeho, mutangire mugendagende kuri internet, kuri Google, mutape mwandike. Ushobora kwandikamo, ndaza kubashyiriramo phrase ushobora kwandika phrase ngo gratuité scolaire pour étudiants étrangers. Ndaza kubyandika hano, ufate iyo phrase uyandike muri Google, ubundi inyuma wandike au Canada kugira ngo iguhe information, ubundi utangire usome, utangire wirensenye. Uko ugenda ubisoma nkuko nababwiye ubushize, uko ugenda ubisoma niko byinjira mu mutwe. Rero ntakomeje kurondogora cyane ko mukanya kamera iranzimana, reka mbendekeye aho. Ariko kuri video y'ubutaha tuzabisesengura, mbabwire region ushobora kwiyandikishamo, tuvuge ibigo washobora kwiyandikishamo, mbabwire aussi icyo bisaba kugira ngo noneho wiyandikishe. Muribuka mbabwira uburyo ukeneye visa étudiant, nigeze kuvugaho gatoya kubijyanye n'umwishingizi. Umwishingizi rero ugufasha kwerekana amafaranga azakubeshaho, no kuvuga ngo we yagombaga kwerekana amafaranga menshi, ariko kuva igiciro cy'amashuri kigabanutse, kuko ayo mafaranga werekana avuga ati mfite uburyo bwo kubeshaho no muntu, mfite uburyo bwo kumurihira amashuri, urumva byari byose hamwe byari kuzaba byinshi. No kuvuga ngo ushatse umwishingizi mbere cyangwa hanze y'iyi programme nshyashya, uwo mwishingizi byari kumusaba amafaranga menshi agomba kwerekana arengeje ayo n'ubundi uzerekana, kuko quand même ugomba kwerekana nubwo bagabanyije ibiciro by'amashuri, ariko ugomba kwerekana ko ufite ubushobozi bwo kwibeshaho muri iki gihugu. Reka simvange cyane information nyinshi, ariko pour le moment mumenye ko juste hari programme nshyashya yashyizwe na gouvernement yo kugabanyiriza ibiciro cyangwa se amafaranga ya Minerval ku banyeshuri b'aba étranger. Mutangire mu bishake kuri Google, mutangire mwiransenye kugira ngo ninagarukana information tuze nk'abaziganiraho, ukagenda wifamiliariza, ukagenda wumva okay, iki kintu nagisomye kuri Google, iki kintu nagisomye gutya na gutya. Bizagenda bigufasha no kwimenyereza urwo rurimi rw'igifaransa, kuko iyi programme iri disponible mu bavuga igifaransa gusa. Ugomba kwiyandikisha mu kigo cyigisha mu gifaransa gusa. So kuko ni bya Quebec, ni birebana na Quebec, ni birebana na francophonie, donc birebana n'ibigo byigisha mu gifaransa. So yeah guys, reka mbendekeye aho ngaho kuvuga amagambo menshi, ariko mumenye ko nishimiye cyane kongera kugaruka. Imana ikomeze ibarinde, Imana ibahe umugisha kuba mwaranegereje. Oh my goodness, nibutse indi video ngomba gukora. Guys, twageze ku 2,000. Kumona ngiye kujya postinga